Mama murabibona guys, rero iyo meze gutya muba mubizi systeme yo tugiye kwigamo, akinyuma uburyo kajegeramo sibyo. Akinyuma rero iyo ugiye kugatanga mugore, ubu nonaha turi kuvugana ubirebe neza, ujye ukurikirana uko amabuno ameze. Gutanga akinyuma biba bitandukanye, hari uburyo ukuntu unamye gutya, hari uburyo ubikoramo, hari n'uburyo ushingamo amaboko. Ariko akaduhere gushinga amaboko, urabona iyo ushinze amaboko ikibuno, hariho abantu bashinga amaboko ugatamira gutya, ariko ubundi ushinze amaboko ikibuno usa nk'ugisubiza inyuma sibyo. Wamara kugisubiza inyuma ugahita urwana no kugira ngo hasi yaba umubonye ukuntu negeye inyuma ho gake, n'ubu ndacyari kwegera inyuma ho gake, ugahita usa nk'ufatanya amaguru hasi, noneho warangiza ugahita usa nk'uwegera umugabo cyane sibyo, warangiza ukamunyongera ubwo ibirimo sibyo. ubwo nyine ubwo uvanga igitsina cy'umugabo cya kirimo munsi. Hariho abantu bajya bavuga ngo ntiwanyonga ngo mu gihe uri kugira gute, umugire gutanga k'inyuma uranyonga, byaba na ngombwa ukayegera cyane kugira ngo murabibona ukuntu biri kugenda, ukabikora gutya, ukongera ugasubiza inyuma gutya, ugasa nk'umusunika yashaka akanagwa no hasi, ibyo biba bimureba kubera ko we nawe aba ari kurwana n'ubwonko bwiwe yumva ibyo uri gukora, ugakomeza ukabikora cyangwa ukongera ukamufasha muri ubu buryo, umanuka uzamuka umanuka uzamuka, warangiza ugasa nk'umusubiza inyuma. Urabona uburyo ndi gusubira inyuma, urumva abampagaze inyuma cyangwa se nawe sinzi ukuntu bwaba yabigejeje. Ubwo icyo gihe bisaba kugira ngo akomere sibyo, akomere. Hari n'uburyo uba umeze gutya ugahita uza ukamwaka akaboko kiwe ukagakurura, ukakazana akaza akagacishamo hano, agafata kuri rugongo yawe kugira ngo muze kurangiriza rimwe sibyo. Ibyo byose ni ibintu aba akwiriye kugufashamo, ndetse nawe ukaba wamufasha kugira ngo mukore akinyuma kameze neza cyane. Noneho twagiye mu kuryama. Iyo uryamye muri ubu buryo nanone ngira ngo murabona ko ari uburyo bwa kabiri. Ubundi hariho abantu baza bagahita baryama gutya, ariko ubundi uba ukwiye kuryama uko sibyo, ugasa nk'uwutunura. Urabona ikibuno kiri inyuma ku buryo umugabo akibona hose sibyo, ntaho wamukinze, ntaho washyize, akibona hose. Warangiza agashyiramo ukakinyonga, ukagira ukayiririmbira, ukayibyinira, ukayitakira, ukagikubita, byaba na ngombwa ugakora uko ushoboye. Ntabwo nshaka gukora ibintu nyine birenze kuri kamera, ko namwe murabizi ko atari byiza, bishobora gutuma mushyukwa ariko basi byibura ukora uko ushoboye, ukabikora neza, hanyuma noneho ukajya ugira gutya ugasa nk'uwumwiyaka, akaza agukurikiye, yaza ukongera ukamusubiza inyuma. Mbese nyine ntabwo uba ukwiye kuguma ahantu hamwe uri gukora imibonano mpuzabitsina, uba ugomba gukomeza wimuka wimura, ugenda gusanga usubira inyuma gusubirayo, mbese nyine mumeze nk'aho muri kurwana ku buryo nawe agufata. Kandi ikindi umugabo aba akwiriye gukora sexe yumviriza, kwita wumva ukuntu ibintu bimeze, apana kumera nk'aho udahari sibyo. Umugore nawe agakora uko ashoboye akazunguza amabuno ye sibyo. Iyo urimo uyazunguza nka gutya irimo, bituma umugabo agira gute, bituma umugabo yishima, akumva yuko ari kumwe n'umugore we kandi yishimiye uburyo ki uwo mugore amezemo sibyo. Rero mumenye gutanga k'inyuma, mumenye kukaryoshya, mumenye kunyonga ako k'inyuma. Rero iyo umaze kukarangiza gutyo, umaze kukanyongera, igikurikiraho ushobora kuryama sibyo, ushobora kuryama. Aka k'inyuma rero abantu benshi ntabwo bakunda kugakora, nta nubwo abantu benshi bakazi, ahubwo ntabwo mubizi neza ko aka k'inyuma kaba karyoshye. Muba muryamye kuri matera muringaniye sibyo, matera nziza iringaniye imeze neza, noneho mwarangiza mukayiryamaho. Noneho iyo umaze kuyiryamaho ayigumishamo imbere. Iyo ayigumishijemo imbere hari uburyo asunika igasa nk'aho igitsina cy'umugabo kivuyemo, bitewe n'uko wowe wagiye hasi cyane. Iyo uri munini icyo gihe usa nk'ugira gute, usa nk'uzamura ikibuno. Sinzi niba muri kubireba uburyo ari kuzamuramo ikibuno, usa nk'ukizamura, n'umugabo wawe agafata amabuno yawe akayatandukanya akagutera. Iyo ari kugutera nawe umufasha kugira gute, kuzamuka sibyo, kuzamuka uzamuka uzamuka, atera nawe uzamuka, atera uzamuka, atera uzamuka, atera uzamuka. Icyo gihe bimufasha kuba
yumva uburyohe bubaye bwinshi, ndetse nawe bikaba byakuviramo kumva ibintu biryoshye bimeze neza ukarangiza. Iyo umaze kubona yuko iyo sisiteme wayirangije, hari n'uburyo uhita uzamura gutya ukegeranya amaguru imbere ariko ukayifatiramo, wamara kuyifatiramo rero noneho ukayinyongeramo irimo, uyinyongeramo irimo ukajya ugenda gutya gutya gutya, sinzi niba muri kubona ukuntu ikibuno cyanjye kiri kugenda, uyinyongeramo bikaba byatuma umugabo wawe yishima, ndetse akaba yanatuma ashimira uwo bari kumwe cyangwa se umugore we bari kumwe, bitewe n'uburyo yamuryoherejemo. Utu ni utw'inyuma tugera kuri tungahe maze kubigisha. Aha kaje mbereka akandi kantu k'inyuma kandi kajya gakunda kugaragara cyane mu gihe umugore aryamye. Hari uburyo umugore ajya aryama, yamara kuryama akaryama gutya, umugabo agashaka kumurongora, ariko umugore akumva ntashaka kugarama, ntashaka kuva muri mudu, cyangwa se umugabo ushobora kuvuga uti njye sinshaka kujya kuvana umugore wanjye muri mudu aho yari aryamye, reka mureke nkaba niryamiye gutya, ikibuno cyanjye nagiteye gutya. Umugabo icyo gihe asa nk'uweguka gato kidogo, akaza akegura iri tako ryanjye, yamara kuryegura akayishyiramo, yamara kuyishyiramo akatangira. Iyi turu iraryoha mwa bantu ntiwabyiyumvisha, ubizi n'uwabikoze, utarabikoze we biragoye kubyumva. Noneho warangiza nawe iyo umaze kumufiringa neza, ugumya uyinyongeramo irimo, uyinyongeramo sibyo, uyinyongeramo paka igihe umugabo wawe azarangiriza. Noneho iyo umaze kumva arimo agutera sawa sawa, ugenda wegeranya utandukanye, kandi ari nako uzamura ikibuno ukijyana hejuru. Noneho yarangiza ukajya umanura kwa kundi irimo nawe ari kurwana nacyo, nawe ukomeza ukibyinirira. Bahita uyibyinirira ku buryo umugabo wawe yumva ibyishimo nyine birenze, akumva ibintu ni sawa. Ndetse wakumva umaze kuva muri iyo pozisiyo, mukaba mwakongera mugasubira muri pozisiyo runaka, kuko uba wamaze kumukangura umugore wawe, mukaba mwakora ibindi birenze, cyangwa se mukagarama, cyangwa se mbese ibyo mushaka byose birashoboka ko mwabikora muri iyo pozisiyo, cyangwa se mukayivanamo mukajya mu yindi pozisiyo. Rero nyabuneka mwa bantu mwe, ikintu tuba tubigisha, hariho abantu benshi baba batabizi, hariho abantu benshi bazi ngo ak'inyuma ngo ni ka kandi ko guhendereza gusa, ariko burya ak'inyuma tuba twinshi, kimwe yuko ushobora no kumuhana ak'inyuma kandi wagize gute, wapfukamye, sibyo? Tuvuge gutya, urabona amaguru yanjye burya nayagize napfukamishije, sibyo? Napfukamishije, noneho narangiza nkazamura ikibuno cyane, nkasa nk'ugitera hejuru cyane. Ariko iyi ngiyi bisaba kugira ngo witonde, kuko iyo ari umugabo ufite igitsina kinini ashobora no kuguturitsa. Bisaba kugira ngo nyine ugende gake witonde, uze kumufungiramo imbere, kuko urabona ikibuno mba nakizamuye cyane. Ubwo rero niba nakizamuye cyane, bivuze ngo umugabo iyo ayishyizemo, urumva naho aba atangiriwe, agenda kubita, urebye nabi ukaba wagira gute, akaba yagukoza n'ahandi hantu utari wateguye. Niyo mpamvu iyi ngiyi tudakunda kwivugaho cyane, kuko niyo abahanga basobanukiwe ibyo barimo. Ubwo rero n'iyi ngiyi ushobora kuyimunyongeramo, birashoboka cyane. Nta kintu na kimwe ushobora kumbwira ngo ukwandika ngo cyangwa se kunyonga ngo byakunaniye, ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. Ni ubwo buryo rero ushobora kuba wabikoramo kugira ngo ubashe kuba wakihera umugabo wawe neza, udafite aho wamuhishe, udafite aho wamubogamije. Rero nshuti bakunze mudukurikira umunsi ku munsi, reka nkubwire ngo kora subscribe, likinga video, comment ni ingenzi kuri twebwe. Ikindi kandi niba wakunze video kandi ukaba wumva yuko harimo isomo utumvishije cyangwa utasobanukiwe, jya utwandikira inbox cyangwa ushyire kuri comment bisanzwe, hanyuma noneho utubwire tugufashe. Imana rero ikomeze ibarinde umugisha, ndabakunda cyane, bye bye.